mwibaza ese kuki twumva ngo APR yasinyishije umukinnyi waha, ejo twumva ngo APR ngo yasinyishije umukinnyi waha, APR ngo yarangizanyije n'umukinnyi waha. Mubanze musobanukirwe structure y'ukuntu APR ikora. APR ni ikipe ya Minadef. Minadef igira budget. APR ishobora kuganira n'abakinnyi bakemeranya, ariko uburyo bwo gusohora amafaranga ntibikorwa nk'aya makipe asanzwe tuzi za Rewend kipe z'abafana bisanzwe, aho resho kuvugana na Sef igahita mukubita 15 ikoye kuri Prosperi akabavuyemo agasinya, Tamara kaza bagahita muhazirindwe wenda kuko score zibahaye agasinya kagenda, wenda bagahita bavugana n'undi mukinnyi bagahita muha 20 agasinya kagenda. APR igihe amafaranga yabo asinyirwa agasohoka. Pour le moment APR ntirasinyisha umukinnyi n'umwe, nta n'umwe yarashyira umukono ku masezerano kubera ko amafaranga atarasohoka. Ubwo habaho ibiganiro ariko ni ibintu bisanzwe. Minadef ni leta, tujyane ne mukoresha inyurabwe ingengo y'imari ufasha gusobanurira abantu kwizigira mu kwa karindwi. sinshaka umuntu ugendera mu kigali no budget APR yambomo abantu babyumve neza. Budget twebwe ntabwo tubara nk'ubu tuvuga urugero nufata konje nko muri cyumweru bavuga ngo ndashaka konje, yego uzabafashe konje ya 2023 2024. yego no kuvuga ngo umwaka w'ingengo y'imari mu Rwanda utangira tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi ugasozwa 30 z'ukwa gatandatu kundi mwaka. No kuvuga ngo impamvu nta mukinnyi urasinya nuko hari icyo bita clôture de l'année budgétaire, ufunga umwaka w'ingengo y'imari undi utaratangira undi watangiye tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, tariki ya mbere kwa karindwi hari kwa gatandatu ni muri weekend. Bivuga ngo akazi kazasohoka kwa gatatu ku itariki 5 abana bavuye muri konje ikiko amafaranga cyasohoka. Mukurusho kundezo nashidikanyije yambwiye ati Rugaju, none se ko nta buryo bwo gusinya bw'ikoranabuhanga bubaho turi gukoresha, wenda Iburayiho bubaho umuntu agasinyira ahandi, abakinnyi baba bararandinze inyarugenge bagasinya bagasubirayo ntihagire n'umunyamakuru n'umwe n'umuntu n'umwe ubimenya. Bivuga ngo icyo APR ifite niki. APR yakoze ibiganiro na Sara bivuze n'abakinnyi 4 baranemeranya b'abanyamahanga bishyirwaho akadomo birarangira. Ngo baraganiriye kugera ku cyo bita personal terms, ibyo bazaba bumvikanye n'abo bagomba kuzava. APR imenyesha abo bantu igihe cyo kuzasohora amafaranga azabahabwa no kuza bagasinya. Bakomeza kugendera ku kintu gikomeye, reputation ya APR ni ikipe izwiho kuba iyobowe neza. Iyo baguhaye ijambo nk'abantu b'abagabo bararyuha ubunyangamugayo. Dore rero ni mpamvu ati pronounce ngo baze batubwira abo bakinnyi. Bavuze bati hari ibintu bibiri bibaho. 1, kuko tutarakora izo signing mu buryo bwuzuye ngo dushyirira abantu amafaranga kuri konti, ni turamutse twipronounceje twe tukaba babwira byaba bisobanuye ko izindi kipe turi muri competition zaba zo mu karere n'ahandi twazamurira tukazibwira ngo hari umukinnyi kanaka zikaba zagenda zikagaba ibitero zikabasinyisha. Niyo mpamvu bambwiye ngo impamvu dupfe kuguhamagara nuko umaze kugira akantu gatoya k'akanosiyo kubera kunyura muri sofu gakeya uri mutoza nubwo wagaritswe kiba umaze kugira akantu gakeya ko kugira ibanga ibintu byose wabonye ibintu byose wavuze sikubivuga. Niyo mpamvu n'uwo muntu ntamuvuga. Nibyo barambwira bati rero abakinnyi bazaza muri APR abafana ubabwire ngo nta mpamvu yo kugira pressure kubera impamvu ebyiri. 1, tugiye gutanga liste za CAF. Bivuga ngo nitwe dufite pressure nk'ikipe kurenza abo bafana ubwabo. Bo bavuga ngo kuki batwereka kuki tutababona. Ntimukwiye kugera impungenge kuko igihe kiregereje ndetse kurusha igihe mwategereje, kuko liste zigomba gutangwa z'abakinnyi bazakina Champions League zigomba gutangwa. Bivuga ngo batoza n'abakinnyi ba APR soon, vuba cyane bishoboka. Yavuze ngo bitanatinze n'iki cyumweru bishobora kuba bategereje kurenza uko yabiri kubafana cyane. Ikindi kintu
abantu bagomba kumenya, mujye mumenya ikipe mufana. ndaguciye mu ijambo mu bakinnyi yakubwiye bane bavuganye byibuze ntiyakubwiye departe bamubwiye ati abataka babiri umuzamu se hari ikintu ndashaka gukora ariko reka nkivuge kuko yakimbwiyeho niba ari ukuri ubwo tuzabireba. yambwiye ati speculation z'abakinnyi bamaze igihe bavuga muri APR ni ibinyoma. APR irashaka abakinnyi bakina ku mugabane wa Afurika, bafite experience ku mugabane wa Afurika, ati twerekeza ibitekerezo byacu kure cyane, kandi abo bakinnyi ntabwo ari abakinnyi wenda ngo bazava imihanda ya kure bikabije. agenda nk'urugero arambwira ati hari igihe muvuga nk'umukinnyi market value ari nka $200,000 ibihumbi 200 by'idolari. ati none umuntu akicara akibaza ese ko APR ari bwigindura politike murumva igiye guhita ishora miliyari n'igice igura abakinnyi gusa banahenze mu mishahara. abo bakinnyi kandi bakaba ari n'abakinnyi bazaza kuri sezo ya mbere. ati ntimwumva ko hagomba kuza kugenda wenda budget yongerwa gahoro gahoro turebye dukurikije uko donc biri kugenda bitungana. aba twavuze bitwaye neza, reka twongere mundi twongere mabandi nka gutyo. ibyo bintu bituma bitekerezaho. umutego ku muntu yitwa Pichu. ndamwe none se umusore yitwa Casemiro bivuga yuko agiye kujya muri Tunisia, bimeze bite? arambwira ati iki cyumweru Casemiro azabona n'ubuzi bwa APR agaragaze invitation, hanyuma niho hazafatwa icyemezo. bavuga ko APR yifuza kumuha offer nziza cyane iryoshye, ndetse banakunze n'uburyo yitwara na discipline n'ibindi. arambwira ati mu bakinnyi bakina imbere mu gihugu hari izina rimwe ryonyine riri kuri liste, rimwe ryonyine makinnyi donc b'abanyamahanga bakinnye sezishize mu Rwanda. hari umukinnyi umwe uri mu bakinnyi APR iri gutekereza. ahita amaze ikintu arambwira ati Pichu so umukinnyi mwiza ni yego, so umukinnyi wigaragaje mu myaka ibishize yego, APR yagira interest ishaka abanyamahanga kuri we yego. ese kuri poste akina hari undi munyamahanga ukina handi umushobora baba batekereza? ndamubwira nti simbizi. ahita aseka arambwira ati iryo ni ryo banga rero rya APR. uko tubyemeranyije ko ari umukinnyi mwiza ariko simubwire niba ari we cyangwa atari we, iryo ni ryo banga rya APR. arambwira ati mu ngabo z'igihugu ati n'abakorana nabo no mu zindi gahunda b'abasivili, kandi koko naje kubona icyo kintu i Nyarugenge uko ingabo z'igihugu zikora. bariya abagabo bayobora APR niyo mugiranye ibiganiro ugatangira kugenda ubyasasa banabivamo, munabimenye mwabana nugira amahirwe bakaguhamagara. hari ibintu biri banga kwikompara muri negociation. buriya nicyo Fiacre yazize. Fiacre yaragiye gusinya muri APR, bamubwira amafaranga bashaka kumuha, aho kuvuga ibye azanamo iby'amari. uriya muzamu wa APR ngo none se ngo uriya ko mwamuhaye ibi ngo kandi njyewe ngo nkaba ndi umwana warewe muri ekipe ngo ndi n'umuzamu mwiza atangiye kubona ko rap mbere y'umuvu ngo kuki mutampaye ibiruti barambwiye ati biroroshye isohokere, bari kuri golf isohokere igende reka tugutize muri marine. hari ibintu bibiri abasirikare banga, ikintu cyitwa chantage, gutisha ibintu byo gukanga ngo ni mudakora ibindi agenda za APR za bibiri kane nizo zigiye kugaruka za 2010 nizo kusha APR tugiye kubaka. nta nubwo barubaka bagendeye kuri lokaru ubu no kuri Afurika bagiye kugenderaho. birakorwa mu byiciro ariko tubaka APR ziruta APR za mbere my friend. mutegereze ibintu bikomeye cyane. ijambo rya nyuma vuba cyane abakirinnyi b'abanyamahanga n'abatoza baramuka. kwa karindwi twakugezemo abantu babyibuke. Kamanzi nakira Jafet. Confusion wakira Jafet abantu bari bafite. hari abantu abonye bagiye babekera Radio Rwanda ibintu tutavuze. Rugangura ni wazanye iyo nkuru. abantu bavuga ngo Petrovic muri gute yakoreye impanuka i Belgrade muri Serbia ngo twaravuze yuko ari Westland Nairobi. ntabwo yavuze umuntu witwa Petrovic, ntabwo yavuze umutoza mu Serbe, yavuze umutoza watoje igihugu cya Montenegro. Lorenzo babwire n'amazina. yitwa Miodrag Radulovic. mujya kuva Petrovic uvuga amazina atandukanye. yitwa Miodrag Radulovic ni umumontenegrin afite imyaka 55 atandukanye na no Petrovic. Petrovic twavugaga byavugaga ko Petrovic ashobora kuzaza nyuma nka directeur technique ndetse ari waranze umutoza. Westland nabyanditse ahubwo nahabuze Westland kuri street ya 17 yego muri hoteli yitwa Parking by Radisson Blu.